uri imana ushaka kumbura ati genda ubwire ko uramubye azabyara umwana w'umuhungu akagenda akamubwira ntugiye kuzasama inda uzabyara umuhungu akaba andi ndafite akanabyara umuhungu ikambwira ati noneho rero genda ubwira umuntu ko bagiye kumuroga akagenda akamubwira muri make mu bwenge mu buhisho akamubwira akirinda akamubwira ntuzabumuha akabwira tuzitonde kwa kana kanuhagera ntuzabumuha kana kana kubwira ngo n'ugwa gafanta uzabyanje ngo pe ubwo rero ngagenda umuntu yabagwaye ingwara ikambura tegena umutugu nuko ngagumuha ubwo nibirema ndabivuraga ibi numugabo wabaye ikiremba ndamuvuraga wabaye ikiremba mbese uyibuze ubwo wabyumvishe aho ngaho meze nk'uvangiwe mbese nijye uvangiwe ni wewe njyewe ndakubwiye ngo umugabo wabaye ikiremba mbese byamunaniye ndamuhaga umutagakira yitwa Nyanzira Marie Chantal yego igihe cyarageze ndwarinda y'umwana naje ndagikira icyo ikiriko cy'ibiryo maze ngumva nenda mbese gusaduka mbese ngumva merewe nabi nagiye ikiriko kimwe gusa ngumva munda biranze igihe cyarageze rero cyo kuri mukecuru aranzengera anzengera rero igihe kiragera cyokora inda ndabona nzi ukuntu byangendekeye igihe kiragera ndabyara mukecuru yakundaga kumanuka aho hepfo agiye gushakira abarwayi imiti abaraje ndamubwira ndire n'umukecuru ngo ino hano none ikibazo canje kuri kubona inzu yanguyeho nacifata mundi yego ubwira mukecuru mukecuru ati ndahanda ubuhungiro bwawe buri kuri Yesu kangusengere ariko ngiye kubona mbona uri mu nzu ati ngiye kubona mbona hari umuyobozi ukuvuganiye mbona uri mu nzu isakaje iyo umuntu agutabaje mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubu utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubu utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ko kubona visa biguca ngo mujyane Burundi ntabwo usezeranye umuntu kumutuzi Kigali mango bikuye kubasuhuza abakunzi ba Gonareke TV ndetse na Concorde TV show amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nkuko twababwiye ngo ntarongo kuri Gonareke TV ntarongo kuri Concorde TV show kuko ahantu mudashoboye kugera tuzahabageresha ndabasuje nose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasoje karambwira ko mbakunda cyane ve ku mutima nibakunda cyane ve ku mutima sinakwerekeza mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama niho turi mu misozi miremire cyane rwose mwagiye mubona hano twagiye duca nkuko twabasezanyije twageze kuri wa mutate wacu cyangwa se kuri wa mukecuru wacu umwe twaganiriye abantu bamukunda ari benshi baratubwira ati muzasubire kunga gusura mukecuru cyane turumva dukumbe ko atuganiriza n'uyu munsi twagarutse rero twaje kumuganiza ni uri imbere kuri kamera abantu batibuka batamwibuka neza mujye kureba ikiganiro twakoranye nawe cyambere ariko n'uyu munsi tugomba kubiyibutsa yongera ababwire dukeya tunagane nawe byinshi ibyo tutaganiriye kwa uriya munsi uyu munsi tuje kugira ngo tubigane nawe reka tumwakire turakwakire mere
ndabishimiye. Koresha ka mikrofone neza. ndabashimiye kuko mwanzirikanye mukaba mwaje kunzura. Mana bamugisha. Twebwe ntago tuca dutinda. Iyo tuvuze ngo tuzagaruka tuba tuzagaruka. Ngupenda ngo bumubisha. Ngo nzagaruka. Warabimbwiye. Nagarutse. Mana bamugisha. Urabona narahindutse? Oya. Ntago nabyibushye. Kubyibuha warazibushe ariko ingambo n'imyitwarire nani kimwe. Ko wamenye wa munsi niko nkiri. Ni ngopenda uhinduka. Ntago mpinduka. Oya pe. Bajya bavuga Imana yonyine idahinduka ngo nta vizigira ngo nta terambere igira. Nyine ndawihinduye uko nakubonye niko ngusanze. Ndawiyogoshesheje bya bindi cyangwa wigira utundi tundu uko nakubonye niko. Reka nkubwire kino kiganiro cyacu reka tuhita duhera aho ngaho. Reka tubanze twiragize Imana kuyangize kutuyobora aho ngaho wari ugeze nahita mba kwibutsa tubagere. Reka tubanze twiragize Imana muri iki kiganiro kuyangize kutuyobora. Arega byose niyo mugenga w'ibihe niyo mugenga wa buri kimwe cyose kandi nawe yashimye ko tuza kuganira tukava aho twavuye tukaza n'ibyuma byakozwe n'abana b'abantu tugira aho tugera tukaza kuri moto hashobora kugenda na moto tuva kuri moto tuza n'amaguru hadashobora kugendwa n'iki na moto. Birumvikana ko Imana iba yakoze ibikomeye. Imana yakoze. Iba yaturinze. None ubu ngubu reka tuyiragize muri iki kiganiro kituyobore mu ngo twamazina y'Imana kandi tuyivuga uko bikwiye. Ni karibu dusengere. Wacha twubaha Imana. Mana data twese uri mu ijuru. Mana ikomeye, Imana ishobora byose. Mungire ubugingo bwacu turagushimye. Tugushimiye imbaraga zawe n'ubundi bwawe byabanye natwe. Tugushimye ko ndikokomeye kwa nyine ko tukiri abana ukaturinda ukaturera. Tugeze mu zabukuru bagomeje kubona natwe data muvyeyi warakoze agucyubahiro. Amen. Ndagushimiye kuko waduhaye kukumenya ukaduha agakiza. Ndagushimiye Mana ko warinze abashyitsi mu rugendo ukaba bageze aha ngaha kandi ngushimiye ko watumenyanishije izina ryawe nirishigwe hejuru. Amen. Mana y'amahoro, Mana iteye ubwoba, Mana idakiranirwa ngo ibagirwe imirimo yagukoreye. Uri umukozi w'umuhanga usumba byose uri byose kubagushaka. Izina ryawe nirishimwe. Abarindiye mu mikokwe no mu mataba hose no mu modoka no ku mamoto no mu ngendo no mu misozi. Haraguru wari handeye ubwo muri barahava ariko nasanze bahururutse data wakoze ndagushimye agucyubahiro. Amen. Natwe waturinze warinze n'ingo zacu ndi igihugu cyacu kuba tukigomba ko warinze iki gihugu cyacu ndigiterwa n'umwanzi nabyo bire gucyubahiro Mana. Twisize imbere akanya ko tubonanye kugira ngo ducungire umutekano tuganire ibikwerekeyeho turinde abazemo n'abadayimoni no kutuvangira turinde ingabo za Satani turinde guhanura ibinyoma data wo mu ijuru turinde kwihimbaza no kwishyira hejuru tuvuge ngo uravuze utavuze ahubwo abamarayika batacumiye bamanuke baterane natwe kandi Imana nawe kutwumva bose ngo turi kuvuga izina ryawe. Nzenge abahagaze muri uyu muhango bari kuwumva ubaye kumva gutega amatwi no kunyurwa nago kandi yo kuvuga ibiraguhesha icyubahiro uturinde kwishyira no kuvangirwa databuja turinde imvura yo kutunyagirira ahantu hagarika iki kirere kugira ngo abashyitsi bacu bari kunyagirwa wigaragaze nk'Imana iteye ubwoba hindura amateka kandi dufashize ahantu umubyeyi mwiza. Turasenga amagambo turavuga rero gabagawe twere kwihimbaza ngo twivugire ahubwo ganze utegeke Imana niwo nyiri cyubahiro niwo nyiri ijambo utubwire ijambo Mana utubwire ijambo twavuga ahantu niwo nyiri ijambo niwo ukomeye udutekerereze twere kwitekerereza umanuka umwuka aramanuka asabane natwe abamarayika bamanuke batugote tuhagarika imyuka mibi yo mu kirere no hasi ku butaka turakubita hasi abadayimoni bose ingabo zaba zirimo turazirukanye turahamagara umwuka ngo amanuke aterane natwe muvyeyi udufashe rero nyakubahwa Imana utugirire neza utuvana amahoro turagushima urakoze ko byumvishije mu izina ryawe ugera urakoze. Amen. Nongeye kuguha kaze na karibu hano kuri Gonarike TV kugira ngo dukomeze dusuhuza abantu badukurikiye. Sura urakibuka ibintu byo gupepera gutya? Ndabizi. Umuntu yabaga agize gutya umwe ari ku muhanda hano undi kwa ura muhanda ukagira gutya wabugize gute? Umusukije. Nanyize ngo dusuhuza abantu bose badukurikiye. Abari benshi cyane ariko kuba ko bose tutabagiraho icyarimwe. Reka tubasuhuza tubapepera gutya. Yego. Ndagira ngo badupepera abantu bose bari bagukumbuye. Haleluya 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 haleluya. Ndabikiza amen. Haleluya haleluya haleluya. Ndabashukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
Sasa rero reka noneho tuganire. Wari utangiye kumbwira ati ntago nahindutse. Wari kumbwira ngo ntago nogoshe. Ndago wahindutse abantu nyine usanga barikoze ukundu. Bahura n'umusore ugasanga yari yogoshesheje ukundi kundu. Wajya ubona ko afite agandi macenga ariko uko nako nyine ko nangusanze. Aha ni Imana byose, ni Imana iba yabibaye mu bwitonzi bwawe. Kinyabupfura nasanze ari cyose. Kinyabupfura kwa kundi wambonye. Hanyuma rero nkimara kuva mu rugo ducire kuntu wasigaye umeze, wasigaye udafite ubwo bwati aba bantu bansuye kuko ndacyo nabagizeho kuko nawe namwe muri mu mwuka w'Imana kandi baramutara abayayi baramutara abamamye nawe muri ibikoresho by'Imana abo naravuze ndi abantu bakumbuye kugira ngo Imana nayo ibagereho igira bakemura ibibazo kandi nyine n'abafite ibyifuzo byose bikemuke. Tumaze kugenda wabonye usigaye amahoro. Nasigaye amahoro. Urabona kwa ko bino bintu urabona hano ni mu cyaro. Cyaro pe. No kugira ngo haze na moto biragoranye. Cyane. Nta mugabo wina hangaha watunga igare. Oya. Yatunga sakaricisha he? Ndaho yarinyuza pe. Ndaho. Ntaho yaricisha na. Ni mu mihonga ni mu mikokwe. Ni mu mikokwe. Ahangaha nta mwana wacunga ikiziga. Oya. Yagicungira hehe? Ndaho pe. Ndaho ninga ziratembaga. Ninga ziragenda hano. Zigatemba zigahirimo. Ahangaha ni mu misozi. Urabona kuva twebwe tuvuye mu mujyi tukaza hano kure umukozi w'Imana ni ibintu babigize ute bigoranye. Birahenze. No kugira ngo nta muriro ufite ngo wende ngufite iterambere. Muri gihe wari umuriro hari w'amashanyarazi. Ndago. Ariko ukundi Imana ikora ibintu. Ikintu Imana nyikundi ukundi ikora ibintu. Tekeza kuntu yadukuye mu mujyi katuzana ni wawe ngo ba. Ngo pe nange naratangaye naratunguwe. Naratunguwe. Imana hakuntu njye yitekeza nkabura uko nyivuga. Ngabura uko nyivuga. Naratunguwe pe. Bakavuga ati hari umukozi w'Imana ukiri mu mwuka wera, ukifite umwuka wera, ukiriho amavuta. Reka cyo kumusura. Reka ngwibaza kino kibazo cya mbere. Hari igihe wagiramo kumva ucitse intege kumva ibintu by'Imana igihe wasengeye uburyo wagiye ubaho kumva mbese ucitse intege ugeze ngo muri situation runaka. Ndabona acitse intege bitewe nuko nasenze ngifite umugabo. Umugabo aza kumbarika. Amaze kumbarika rero mu Mana. Mbere barasenga cyane bakaga n'uburenganzira bwo kujya kuba mu nzengero bari batsafura nk'amasengesho. None bigeze ku mugana we agerangurikira akihisha. Umugabo wanjye. Yarambaritse. Ambarika nzengaga. Gusenga kwanye biramujena yabyemera. Nari gusa kavanaga mu bagabo. Bigeze igihe rero aza twarahandi twagwashasho abapasiteri bakomeye baje bavuye Gisenyi twafashe amasengesho y'imisi 3 mu rusengero. Hari kandi byo kuvanga amatero bya biraza. Araza yisha inyuma nitwamenye sinamenya kuyangurikiye. Urukumva? Turasenga. None bitmana zo guhana ziri kwotsa narahanuraga cyane mbese cyane. Impano ziri kwaka. Cyane z'umuriro. Ndahanura ari kunyumva. Ndahanura ntanesha abantu. Abantu barihana ndahagurutsa abantu ndabagurutsa cyane. Barapfukama barihana. Bigeze igihe babujumba bagekure basanga ari imbere y'abarapfukama. Uwo mugabo wanjye. Oya. Aho nganago mumvise neza. Narahanuye. Cyo kubone naranga. Nyine narasengaga akangwanya. Akakurwanya. Akanangu bitanganira mu kigunda. Akanagukubita ukara mu kigunda. Ngara mu mukararanga. Ngunjaga mu bagabo. Ndihambira ndasenga Imana imibano zikomeye cyane. Zo kuyanisha abantu ngakuronda ngakubwira ibyo wakoze byose. Nibyo wariye nuko ukenyeye. Ngakurondora. Sinacogora. Abana n'umugore wanda mu nzu. Amara amezi anatagera mu rugo. Ndasenga nyanda n'ahantu hitwa Irubona. Ndasenga cyane ngira abantu mbese ndasenga ibi byo gusenga. Atara kuvuga ngo ni kwa kuri gupapaza. Tabya bintu by'ubungu busenga uyu munsi ejo ukasiba. Ndasenga ndakutura. Abapasiteri barangunda. Abantu barangunda. Mu rugo hazi icyuma gikomeye cyane. Ubwo no kuvuga birakutura ngo mbese ngo nduzwe n'abapasiteri. Ngo abashumba ngo nibo bandunze. Ari umugabo bivuga. Yari kungwanya. Bigeze igihe rero tujya kura mu rusengero gwitwa ku Gashasho.
turamaramo 3 hari nijoro arangurikira sinamenya ko yaje kumviriza Imana mu buhanuzi bukomeye nihanisha abantu n'abashoma ndabihanisha n'abantu ndabihanisha n'abarangiriterano ndabihanisha bose ngababwira ibintu bakoze ngababwira abasambanyi n'abasini n'abajura n'abarozi ngabagurutsa ubwo rero ngasamuna y'ijoro yarangije kuba nene akabona abageni baje akabona abakobwa baje n'abashuma n'abakecuru baje no barayiga n'igisenyi baje namenye yaje mu ndebe z'abashumba nyine bakuru bo mu rwego rwo imbere aragenda afuka muhame nabo ngari gusaba imbabazi wiki ngari gusaba imbabazi aturaze saba ndetse umugore wanjye twa Venanzia naramugerageje naramukubise namuragije hanze ndiko cyangwa umusambanyi ngo jya kusamana n'abarimu namugira ibyamvura mbi ndamuharika ndamugwanya mutano mu nzu none musabye imbabazi nabonye ngo ngisherera ryihanganira ndagihanganira mbese ubwo nyine harakandu ko ndaravugamo nyine ubwo nyine uwo mwana wanjye yitwa Kigingi yazimireye ndamuzi ndahazi mwana wawe witwa Kigingi ahantu yazimireye ndahazi ariko ndabiceceka umwana barapfuye ndakomeza nibera mu mana bangoye imyaka ingwara y'imyaka 7 ndi kuva ngava buri munsi ndagize imyaka 7 ndi kuva turashika mikrofone neza gutyo muri imyaka 7 uri kuva ndi kuva buri munsi ndasogobera ndahinduka mbese amaraso ganjiramo sinaraguza sinaterekera ndazongwa gatera ibishyimbo ndibimere gatera ibigori ndibimere gatera ibirayi ndibimere bakavanga ibishyimbo nderaga ibitumbwe ngo nibigori nderaga ibitumbwe ngo nibirayi nderaga imishoro urkumva uyu buretse guseka ariko igeragezo ntago ari njye nari kubwira ariko bwa abantu benshi ariko ngiye ndabahagarariye hano buretse guseka ariko igeragezo mubaza kantu gato tubwira aho hantu dusubira inyuma gatoya bura nuzajye wumva ahantu meze namaze guharikwa mbona n'ikigeragezo umwana twa Kigingi baramwishe ndihangana ndasenga amarozi baramuroga ubwo yego ndasenga ariko wagwenda hamenya sinenduza n'abantu sinakoma umwana aragenda noneho ngo ari ingwara y'imyaka 7 irashira ndi kuva buri munsi ndi kuva byarangomeranye ubwo rero bigezaho nk'ubwo gwenda koroherwa ndera ibishyimbo igishyimbo kimwe kikamera hano nayo bituma umurimo munini cyane guri hara mu ngango igishyimbo kikamera hano ikindi kikamera ngiriya ikimeze kigacika umutwe ubona gabanye nawe akeza bakabangonderaga ibishyimbo ngo by'ibitumbwe aho ngaho niho nari ingeze ngonderaga ibitumbwe ni iki kugira ngo dusobanure umushekwe ibishyimbo by'ibitumbwe n'umushekwe bya bindi bitari byumva ndahugwagweze ndahugwagura nyine nateraga nk'iby'imyuga abandi nuko natera ibana nabyo ndibimere ngo nderaga imishoro n'ibirayi biba bitari byagakura biri gukoboka natera imbungura kuva ngo ni ibitumbwe nde bya bigore byo bari guhungura biri kuva mu bya bindi byo gutusya tukarya bigeze igihe rero ndakomeza mba mu mana Imana yohereza umuhungu witwa Yohana w'inyamyumba nawe wari umurokore wamaze gukiza ubwo ngubwo ambwira amateka arambwira ati dore imirimo ye barariroze urahinga ndi weze ariko Imana igiye gushyiramo umugisha Imana igiye kukuvura ivura niyo mirimo yawe ukire ubwo imyaka yareze kuvugira ku ruhame yareze pe ku rugo birera abantu barasatira baraza bavuga ati ibintu umwuka warabisizemo ndari umuntu wabihinze ndasarana neza ngabandi ubwo rero nukuvuga ngo nagomeje gusenga umugabo akiriho ngomeza gusenga nene Imana zakunyura ko umugabo azana mwica narapfa koko apara abantu banamwishe nituvuga ngo bamwishe reka cyo tuvuga n'amarozi baramuteze nawe n'amarozi uwo mugabo nyine niyandambara yashoje ninye y'abacengezi birangura ati mugabo bazamwica bamubwire ngo ndera hamwe bana ramwishe rero bamaze kumwica mfite abana 6 bari mu n'ubundi bwari butenjegera ingurikizaga umwaka n'igice arabanzigana abana ndabahungana mbajyana muri Kayove ndagaje muri Kayove baravonazanye ndera hamwe nene nibita musaza ngo usenga gwitwa Natani nakonziye wa yari umunyamashengesho baranzengera Imana icinzira ugiye baradutse mugo musi Imana itubwira muri kuvuga ngo ingoni bacike kuzivunagura iyo
muri zabara kundabona kuko urire pe yego umuntu arifasha ndazogibagirwa ati ngo niba bacire ndazivunagwe niba arazikubitwa ubwo ro ukonzi yarahamagaza inama y'akagari kose nibite abasaza banje babaga mu bakuru b'inzu banyumba kumi bibisenge nyine habura numwe wandeba ngo baranyicana nabo n'abantu baranga ubwo ro uwo mutware atumiza abantu bose baraza mikrofone neza gutya araza baraza niyo naremesha inama abaza abantu bose ngomba ijambo mwese umuntu ava ku mushiki wa Natani ava Kagera ngo shira ukuboko hejuru bose baramanika bamaze kumanika ngiye kubaza ijambo rimwe rero amaze kumenya amateka ko baratwica Imana yabimubwiye ati none umukobwa yarashake kukibuye umugabo bakamwica n'abana bakuru bakabica uwo mukobwa yahungira he basaza nyumbana barunamye bose barunamye ndagira uvuga haba agasore kamwe ko ndazi kigaga kakana kafite imyaka 15 gashyira hejuru ati uwo mukobwa yahungira yaturutse bose bahoze umuyobozi aravuga ati muhura mwana amashyi bamuha amashyi ari umuyobozi babajije icyo kibazo banga kuvuga barangamuna ngo karibo banyica niyo nabanga kuvuga banarunama uwo muhungu nyine wari Imana akoresha atananzi ati uwo mukobwa ari ku kibuye bakica umugabo we n'abana bakuru akabica utomba ko yahungira yaturutse ubwo ravuga ati mugwa amacura gishubije ati mwabanyarukaraga mwabanyakayavuye mwabanyamurambi muruzakora kuri mushiki wa Natani n'abana be azamaza ngo ariho nzabasamba rangize umutwara njengira igiti ategeka abantu kujya baranzana n'ibijumba n'ibitoke by'ibinyamunyo n'ibishyimbo ukumva ati ndakagara muzamufungurira amazizi mujya mu ibijumba n'ibishyimbo uyu muntu ni nyangamugayo yavuye mu bucengezi kera igicengezi cyatangiye guteka yarahunze yarazanye abana be ubwo ro Imana indindira aho ngaho na nubu indindira muri Kayove ndatura nasanze abantu b'abapagani ndavugira Imana yo mu ijuru nzanga abantu banyagatolika kandi bazi iby'imyuka yera Imana nyereza hitwa Ikigeyo ku mayaga ku Kivo inyerekezayo abantu bakura mu gatolika bashyira muri Pentecote barega barakizwa barahanura baba diakoni baba barimu ndasize bari guhanura itorero rizima uno bavaga baje kunzura baje kureba ati reka tugende turwa tubyaje gakiza nene wara bangwanya umwe muri barambwira ngo wari covenance ngo waje uhunze ngo waje uje kwigisha ngo wavuye wanyu muri Karambo uhunze ngo waje uje kwigisha abantu bose zanye muri itorero wabahaye iki uri mu ndiko kugira ngo uvune abagatolika baze bige guca isi kuturaga ndiduture uyakurahe Yesu gusanga icyacu ndute gitange ugikurahe iyo Mana wayitubwira tukayisenga barangwanya naho bamaze kungwanya Imana ikora igitangaza itero riraza rirambingira musaza wanjye umwe muri bambikirima kinini ngahike ebyiri itero riraza rihinga ibijumba rihinga ibishyimbo ubona ngo umukungu yo nahungiye yarafasha abagwanyaga bose ngo ngenda baha ibijumba n'imigozi yo gutera ubwo rege kigeze umuntu arambwira ati kutongo rero bari gusubira mu ngambi bari kujya mu rugo abantu bacuri wabo ndetse abana ndabacuri wabo nzabaye ingeze iriya koko ubwo ndaza nare hari Kanyamitana mbageze mbasanga umugabo witwa Matabaro hari munyende rero wari mu nzara ndana umuntu wakumenya ngo avuge ngo uyu naramubonye amafaranga 200 atugenda yagura ibijumba no mu muryango wacu no musaza nari hari Matabaro 200 ati genda uyagura ibijumba by'abana ibijumba ndabigura turabirarira umugabo witwa Imana nawe mbigora mbigi cyumweru uyu Mana umukungu w'Intoruguru ubwo ngomeze ubuzima bakora ati rero buraje ndakundi turagutunga ni kuko bimeze ndakundi niwe wanze turagukuraho ndabyangana ndabyanga penda komeza ndasenga Imana mu bushobozi ngira abanyamashengesho bene ndasenga Imana ikagira andi mahandi hose ikanuma muri Zayiri ikanuma mu kingo hose ndagera ikanuma ku Kivu hose Imana imbigitinyiro mbabamo gucyo abana ndabarera ndurije naramushingiye yaravyaye
ukurikiyeho yaravyaye ukurikiyeho yaravyaye bose ndamwana ngo itagira umugore ndamwana ngo yabaye ingumba ndanuwabaye kimara bose nabahaye ingo bose bameze neza nabahaye ingo pe wagira ubushobozi kikenera ariko ndakondagize ndanuwabaye umushumba muri bo ubu ngubu namuhaye umurima gwahingaga wo kumushimira kuko yabaye imvura hayi umurima munsi y'urugo munini kandi ni umurima munini ni umurima munini gumwemeje ni umwana ngenda yapfubye ndeka mu umurima w'amatarasi atagera guhinga n'iteto namuhaye iteto kwa kari imfura n'abandi bose nagiye ndabaha nyine bamwe banarabye ariko na bucura uzamutekerezaho naho bari ingenzi na bucura reka mvugira ba bucura kuko none se ko n'umwimfura bayihaye kuyiteteja naramubakira mu nzu y'ibati nawe mwubakiye inzu nari mu nzu y'ibati nawarabyaye hanyuma rero ubu ngubu urebye ku Imana igukoresha nk'umuhanuzi umuvugabutumwa imirimo n'ibitangaza ubwo abantu bagenda bajya gukurikira ikiganiro twakoranye ubushize uburyo Imana igukoreshamo umuntu akuzana umurwayi ukamenya uburwayi akugezeho nta kintu arakubwira ukarera n'ubwo buzima bwose wagiye ucamo wumva umeze uti nyine ubwo nakubwira muri make hari ibyo tutavuganye hari ibintu tutavuganye nabyo ndavugaho ubwo igihe muza sibyo ndashora mu jambo rimwe nyine ni kumva iyo urebye ubwo buzima waciyemo n'ubu ngubu ukahita ubibona gutyo kuko nibyo tugiye kwita tubikomereza wumva umeze ubwo buzima naciyemo narabwihanganiye ariko nyine bitewe nuko nakomeje kuba mu Mana nabona burushijeho kuba bwiza gute rero ndabona navuye mu Mana sinanyweye sinasinze sinasambanye sinambuye sinjya muri kabari siniba mbese numva nyine bamenya nyine Imana niyo nawe ukunda ari byiza buri Imana ushaka kumbura tegenda ubwire ko uramubye azabyara umwana w'umuhungu ukagenda kamubura ntugiye kuzasama inda uzabyara umuhungu akaba andanda afite akanabyara umuhungu ikambura ati noneho rero genda ubwira umuntu ko bagiye kumuroga akagenda kamubwira muri make mu bwenge mu buhisho kamubwira kirinda kamubwira ntuzabumuha kubwa tuzitonde kwa kana kanuhagera ntuzabumuha kana kubwa ngo n'ugwa gafanta uzabyanje ngo pe ubwo rero ngagenda umuntu yabagwaye ingwara ikambura tegena umutugu nugo ngagumuha ubwo nibiremba ndabivuraga ibi n'umugabo wabaye ikiremba ndamuvuraga wabaye ikiremba mbese uyibuze ubwo wabyumvishe aho ngaho meze nk'uvangiwe mbese nijye uvangiwe ni weho njyewe ndakubwiye ngo umugabo wabaye ikiremba mbese byamunaniye ndamuhaga umutagakira umugabo wibuze iwe washoje mbese ukunda uvyumve ndamuvuraga umugore ufite indiri kuvamo mu mutego igasubiramo umugore wabyakongera akagumba mu mutego akongera agasama baramuroze baramwangirije ariko Imana ibigufashijemo no si Imana ni Imana inyoherezaga wikambura turane kanjyana kikayoze kajya kubwira umuntu nigeze guhanwa n'umuyobozi arambinga ariko byamubayeho arapinga ngo ndi umusazi ariko byanamuhitanye ibyo namubwiye ko ngwiki umugabo arangereka cyane ashaka kunyica ngo naze kuba umugore we arangereka Imana ati yimvirire senga nzo gutabara ariko yarandabaye pe yarandabaye byamubayeho ndarinjye wabigizemo uruhare ariko yarandabaye mere bana ubona ncecetse gutya hari ukuntu umuntu yavuga Imana nje nkamureba ningo nyine kavuga ati koko aba bantu baracyahari urakwiye baracyahari nyine kavuga ati kubera iki umva ikibazo dusigaye dufite muri iyi minsi dusigaye dufite ikibazo Imana iri gukora ibitangaza n'imirimo byayo urumva abantu bakabitwerera Satani ni benshi nk'ubu wenda urugero uratubwira ati umugabo wibuze iwe mu rugo uramuvura ndamuvura pe
n'umusore washoje akananirwa umukobwa umuhaga umuti agakira bigakunda. hari urugero natanga. uyu muntu yaje yanyoreje umugabo nijoro wa n'umusore wa hano yashoje byanze ngigiye mvugiye urumva iki kibazo abantu dusigaye dufite, urumva ikibazo abantu dusigaye dufite, umuntu inda yaba igiye kuvamo ukamuha umuti mwigasubiramo. abantu rero ukuntu tubayeho tukimara kumva ibyo bintu, nabo ngo bari abantu badukurikiye bamwe, si bose, ni bamwe bake, ntago bari benshi, bakahita bavuga ati reka iyo ntago ari Imana, ngo barahari, bakahita bavuga ati yo ntago ari Imana. Ibitangaza by'Imana bahise babifata bihereza iki? bahise babeza Satani, bakavuga ati yo ntago ari umukozi w'Imana. Ibyo bintu bijya bikubaho? Ibyo bintu bijya bikubaho ko bafata ibitangaza by'Imana bakabyitirira Satani? Oya, ahubwo baravuga ati izo mana zabo zigeze ziragiriye izo mana zabo, izo mana bagaba kuvaho ni Imana. Iyo mana itatuvugishaga barano ni Imana bavugiramo, ugasanga barabivuze ariko nyine abubwiraga bikaba byo ndi babyemere nyine barupinze ndibaburaga, barupinze baraburaga ndibaburaga ngo mutumvikana se yakubwira wavuga ngo urugusenga nawe ujye mu muryango yiwanyu umaze kurana wavuga ngo urugusenga, ariko rero usenge agakira barazaga byagezege ne umwuga wanyiruka ngaho uwo muntu wari ukunyuce ngo zandungi byagezege ariko ubona bimuyobeye turimo turi gusenga twari 6 tumazemo 3 baraza rakomanga urugushaka iki ndugushaka Venanziya nuwe iki ngo imbabazi wamukoreye iki ngo ni byinshi ngo ndabivuga ngo ni byinshi Imana ndwikiye muri bote ukamva kamwe ngo imbabazi. Imana yamutwikiye muri bote ndagundi ngo ndamuvuga izina oya si ngombwa kumuvuga izina naragiye barambwiye ati woze mu nguko aje kuzi gusaba zimuhe, ariko yari yambwiye ngo ubwire ngo ushake unyange ngo uranyanze ngo ngiye kuzakwica ngo baguhambe nambura ndi nanjye mfite umujyago gukomeye nabo bazakwica ngo niyo uzapfa saa 2 ngapfa saa 3 ariko no gutanzeyo ngo Yesu yawe nzagere Yesu wawe nzamureba ariko Imana irandengerera ndabara sinava mu Mana ndagomeza ndihangana mugo kungenza sinigeze ngwa ngiye kuraguza ngo ngiye mu mapfumu ndagomeje gushikama Imana ikanzange kambomoreza ati nzakurengera mwana wanjye umbura ndi kumwe nawe ngira ibibazo byinshi ndagwara ngagenda ndagumunyiza gute ndi kwikubita hasi no gumana arahumye no kureba ndarebaga Mana no kumva ndumva, ariko Imana yarangirendereye ndarorohewe. Hanyuma rero kino kibazo ngiye kukubaza sinzi ukuntu nakikubazamo, birashoboka ko waba utibuka abantu baguciye imbere wenda barwaye bafite ibibazo bitandukanye, ariko byibura washobora kugereranya ukurikije nawe igihe wakirijwe abantu banjiye imbere no kubasengera se barwaye kandi Imana ikava igusubije ibasubije. Ni benye ngo uwo mugore yaje wacu yenda ngo gupfa n'umwana wenda gupfa uyu uwo hirya uyu ndaguterera agateboze tubitubwire neza ari n'ibyamunaniye iwe ndamubwira ndi muri bya bintu bigiye gucamo ndabona wicare hano bitubwire neza ari n'ibyamunaniye iwe da narasenze bicamo bye byamunaniye singuyu natwibwirire icare tubwire mumira ko ka microphone yego tubwire ukuntu wamenyanye na mukecuru ukuntu Imana yakoze, ariko mbere y'ibyo byose urabanza tubwire izina ryawe. Haleluya amen haleluya amen. ese uyu mukecuru manza tubwire izina ryawe. nitwa Nyanzira Marie Chantal. Yego igihe cyarageze ndwarinda y'umwana naje ndagikira ikiriko cy'ibiryo maze ngumva nenda mbese gusaduka mbese ngumva merewe nabi nagiye ikiriko kimwe gusa ngumva munda biranze
igihe cyarageze rero cyo kuri mukecuru aranzengera anzengeye rero igihe kiragera cyokora inda ndabona nzi ukuntu byangendekeye igihe kiragera ndabyara umwana utari muzima igihe kigeze naje ndaryama rero ngumva muno munda hose ibintu birashamitse ndota inzozi ariko ngifite iyo nda ndota umukecuru ari kumvura igihe kiragera igihe cyo kumvura kigeze ndagenda aramvura amba umuti yambaye agumbaye rimwe ndagenda mba ndakize nzubira mu murimo w'Imana nari umuririmbyi icyo gihe ufite amavuta n'ubundi nari umuririmbyi ariko icyo gihe yamvuye Imana yari yarabinyeretse aramvura ndakira igihe kiragera njya kumutumira mama agwaye yararembye arangije imyaka 3 ari ku karago nuko aramuvura mama ni muzima aracyariho yamuvuye mfite inda y'umukobwa ufite imyaka 16 none ubu ngubu mama nariho nani muzima imukecuru ndacyo namushinja hacyo ndagira kuvuga ku mukobwa we rero ubwo nawe yaranzenge muri ibi bihe narahingaga bikanga ariko hari agahinga Imana yashyize kubw'amasengesho ye ubu narahinze ubu narasaruye cyakora nasariyemo umufuka w'imbuto narongeye ndawutera kandi narahingaga bikanga pe ariko hari Imana yakoze kora ku kayira k'uyu mukecuru yaranzenge ndakira icyo gihe nuko asengera mama arakira nuko nyine ni mu byaranzengera ndabundi guhinga kandi satani yarafunze amarembo ubu rero hanyuma rero hari ikindi kibazo ngiye kukubaza hari ibintu avuze ngo byaye byarakunaniye mu rugo sinzi niba nabyumvise neza nibiki mbese byanzengeye nari narabuze amahoro mugabo wanje yigire mu Buganda ubu yaragiye ndawe turi kumwe ariko ubu ngubu yaranzengeye mu by'ukuri nagize umutekano wo kurera abana mfite 10 ubu nibereye mu rugo ndi kubacungira umutekano kubw'amasengesho ye ariko numvaga none ngahabuka ngagenda ariko ndi mu rugo ndi n'umuririmbyi turabanaga ku mudugudu murasengana kuri ADPR Yesu we sawa mumira ka mikrofone nushaka bigaruke wicira hanga nibyo ngibyo nashaka kwibariza hari nundi ni mubyeyi nawe uriya nawe yarafite ikibazo mu rugo kimeze nabi pe ndi kuvugira imbere y'Imana kandi nabo barahari kimeze nabone uyu mukazana we na mungu we n'undi mukobwa we na mukwewe reka twakira mubyeyi gusa naze mukazana we ntago turi bumwakire Imana irangoresha icara hari Imana irangoresha ubwo rugamba ndujyamo ndaruhuza ubu n'amavuta ni sahani reka bitwibwire wowe bivuze arige wabivuga gakiye bitewe n'uburemere wabihaye ariko uzi ko naho byamugejeje n'uzi uburemere bifite yego ni karibu raho neza Haleluya amen Imana ishimwe cyambere banze twibwire nitwa Nzitakuze Vestine nanjye nari mfite ikibazo cyane gikomeye umugabo yandaye mu nzu itari inzu sinavuga ngo nuwagura yino sungura ibaga hanze wenda ariyo yibamohoya sunguru imbibi bahanze mbese mbeba yo hanze y'ikibara yego agacu karabungaga ngabunze imitima ndarara he ndatekahe ariko kubera yuko nararyamye mbyira Imana ndi ubundi nda ahantu h'ubuhungiro bwanje buri uretse ku Mana mbyira Imana naje kuryama ngabona ndi mu nzu uhamya ndamanza mutange no kuri buriya umuyobozi wacu uyu wo mumuretse vuga ibya mukecuru yakundaga kumanuka aho hepfo agiye gushakira abarwayi imiti abaraje ndamubwira ndire n'umukecuru ngo ino hano none ikibazo canje kuri kubona inzu yanguyeho nacifata monde yego ubwira mukecuru mukecuru ati ndahandi ubuhungiro bwawe buri kuri
nuko ubwasigaye ndavuga ati rero numvishe ko kwa mujakazi hano haraguru hari icumba kanje gusenga ndebe ko bombi barambwira ibiri byo ndaza nje gusenga mbageze aya ko kantu tukajyanemo neza uravuze ati reka ujye gusenga kwa mujakazi hari icyumba ngari kurebe ko ibyo barakubwira ari byo birahuza n'iby'uyu mukecuru yego naho guhinyuza abantu nuko twabaye kuko nari narahungabanye cyane oya si wowe wenyine nanjye nuko nanjye ngiye mvuga atari ko se koko mana ni wowe uvuze mvuga ngajya gusenga n'isengesho rya kabiri n'irya gatatu yanamimikana ikanicecekera kavuga ati navuze yego ikanicecekera ubwo uyu mukecuru arangomeza cakoze nahura n'ikibazo cy'uburwayi nganaza cyangwa se wakaza akamba imiti noneho n'uyu nguyu umukobwa we nawe bikaba guco bangwanaho mu buryo bushoboka hari indwara bamvuye nari noje no kwa muganga kubera ko ndamituwe nari mvite ngatanga naho nduye rimujana ariko mbona amagara mazima aranzengera mu by'ukuri barafashanye baranzengera bangwanaho umukazana wanje nderera abana babiri nabo bari bameze ngaho babyawe ari babiri bameze ng'amahasha kuko umwe yacukiye amezi 9 urukumva rero n'umuryo muke mubi nundi nawe acukira amezi 9 kurya ndabiriho ndabyo nari mvite ararangije arabataye bato cyane mu nzu idafatika mu nzu yo ndarimo ngo ni inzu ndi kunyagirwa ubwasigaye aba babyeyi baranzengera ndetse rimwe na rimwe bakanzabira ubufasha ngabona bambaye igikoma n'ibyo kurya by'abana barabanderesha ubu mwana umwe yigaga mu wa mbere undi akiga ikiburamwaka ngiye kubona mbona nanone umukobwa wanje abyaye abana babiri aba bana ari gusenga uko bamugenzaga abaturage bano bashakaga imiti bakamuvura ijwi ry'Imana baramubwira ati ijwi ry'Imana ritubwiye ko humura kugiye kubyara abana b'abahungu babiri kandi kuzababyara utageze no kwa muganga binaba byo pe anabyara tutari twagera kwa muganga ngumya kubaho mbaho ndababwira ati none ko muri kubona kino kibazo uko kimeze abana banje bakaba batumije imyenda inshikiraho ngasigara ndi umukene nzakora iki bagerageje no guteranya imwenda ndawambara ubwasige ngumya kurera babana yanzo nayo uretse gatoye abateranyije imyenda ni bande uyu mubyeyi na buriya mukobwa we baragusengeye bavuye abana bawe barabagaburiye hagije n'igikoma babonye bihagije bavuga ati reka tunakwambike uje urabona uko uzaje uraza gusenga yego mbona agatenge ko gusohokana mu nzu aribo bakambaye ndaza ndasenga mu gusenga yanzu nda nubwo yatinze byabaye aho ijwi ry'Imana ribe rirasohoye giye kubona mbona umuyobozi araje ati rero ndakundi wihangane ubumba amadafari nubwo ndabufasha ufite ariko wihangane Imana irabugwigwe n'imbaraga tubona igitsitsi mbega kubaka inzu waba uyigejeje hano munsi y'amabati ukerekana ico ngica asigaye bagakora ibyabo bagasakara kugira ngo nabo bagira aho bahera bagufasha yego ubwigitsitsi byabaye nkumvita agahungu k'imvura yanje niko kari karimo kaza ubwenge gashaka inganzu gaja ndavoma kakabumba aho kananiriwe nanje ngabumba igitsitsi mba ndacerekanye umuyobozi abanjakiye amabati ndasakara ubwo mbona inzu guco ubu nyirimo ndakunyagirwa ngiye kubaho ngaho rero wa muyobozi yaje gutekenika abambaye n'induza inga ikarwara bakayigirira nabi uyu mukecuru akayivura atari wonguwa akayivura inga buno irahari cakoze yari yacukije icaye baragihirika ndavuga ni nago napfishinga kandi ngumvishe n'ururimi kuko ijwi ry'Imana ryari ryanabimbiyeho ndavuga ati Imana izambe ndi nzanitura ndakibazo ubinga bunigeze muri 7 amezi ubu uri kunywa amata ndi kunywa amata nta n'ikibazo uri mu nzu ndi mu nzu nta kibazo ufite cy'uburwayi
ikibazo rwose ndarwara bakangwanaho bakamvura sinja kwa abana si muganga babana rwose ni abana b'injuke beza n'uyu nguyu yaraherutse kuba arwaye nyine indwara za kinyarwanda. none se uwo mwana uhetse n'uwawe? uyu mwana umukobwa wanjye yabyaye 2. yohiya umukobwa wawe yabyaye 2? ndi kumva naje yabyaye 2 mufasha umwe. ndavuga ati ndaco ntago washuraje gucinja urufasha abana 2 ahubwo kagufasha umwe nanjye nje ndaje gucinja urumfasha uyu nguyu aho nzaburira igikoma kubera ko wowe ndusha kubukira umusore uzaje ngwerera 200 aho nayabuze umwana abona igikoma. uramwonse uwo mwana? oya twamuhaga amata nuko inga yatetse. twamuhaga amata. njye hari ukuntu ndeba nkahita mvuga nkavuga ati se mana koko ako nta kundi nta kundi by'Imana yakoze birahagije. ndi kuyibishimira cyane kuko uyu murimo naravuze ati Imana nubwo wadufungira n'ibindi byose wa Mana we ariko iki cyumba kizahoreho kuko yongeye kukaraga haraguru k'uyu mujakazi mbabonera umutekano ngahabonera amahoro ikibazo caza kingose ngabona Imana irajira gikemuye ku mbamvu z'ikicumba cacu hano. yego urakoze cyane urakoze munsubiza ka microphone. Meri kubyumva rero hari ukuntu umuntu yumva ibintu agasa n'uguye muri koma ariko nge nshimiye Imana yagiye ikora imirimo n'ibitangaza. yarakoze Imana. Nshimye Imana pe. Wenda hari nk'abantu bashobora kuba dukurikiye bafite iki kibazo wahoze bumva ngo umuti ashobora kuhita bibaza ati se bra ni muganga ni umuhanuzi ni umukozi w'Imana bahoze bumva umuti bakumva tumuta duhereza umuti aduha umuti icyo kintu kidushiraho umuco. none ubwo iyo miti n'Imana ibitweretse ni Imana yishuraga ntago ari umwe. oya yikubwe ngo vuza indusi urayivuza wawe yanguge guca indusi wavujije kakubuza ngo vuza ikibatamo cyangwa nimwe na rimwe likakubwira ati musengere gusa tahe cyangwa rimwe na rimwe tumusengere cyangwa se mu amazi arakira cyangwa umusengere arakira. wiki ndetse bitari kure uwo mukobwa azi ibyo turimo ndaje buno wamara ndo muzanye ndetse namaye gatende koresha microphone koresha microphone nje ngurikije uyu mubyeyi kundavura nari mfite bano bana ari abana 2 aravuga ati Imana izagukiza kandi izagukiza kwiyubahisha kwawe. Mbyarira mu nzira uyu mubyeyi arangije mbyarira mu nzira nyitaho niwe wambaye ibyo kwambara aranyambika abana arabazamura niwe wambaye ibintu byo kubambika ambereza n'ibyo kubahekamo. uyu mubyeyi nari ngiye gupfa n'undi n'aba bana arangije ambereza umuti aramvura. ngurikije uyu mubyeyi Imana yafite byo byonyine ndago navuga byinshi ariko birahagije. uyu mubyeyi aravura mbese Imana yamugezeho mu cyumba cyose cyo nagiyemo aha ndoho nabonye Imana ni kuyu mubyeyi n'uyu nyina. nibyo ngibyo birahagije. avuga ibitari se ajya gupapira se gupapira twarabyanze sinzi ukuntu bimeze twanze gupapira sinzi ukuntu bimeze nabikubwira ariko ubu ni ubwa kabiri tugiye kuganira. ubwa mbere twaraganiriye hari ibyo twaganiriye uyu munsi tuganira ibindi ndabizi n'ejo ushobora kumva abantu bamwe kumwe ati tukonge cyo gusura wa mubyeyi twakeneye kuganira ibintu ni byinshi. wenda reka nkubwire wenda sinzi haje bushize watubwiye ngo maze igihe kingana ukijijwe Imana igwaye impano ni imyaka myinshi nasi ndambara ko yabaye nzengaga cyagiye waba utubwiye koko ngo ni ndambara yabaye nzengaga iradibishura gati mungera ti barabicira hara nduhaje naba bakahicira atungira muri usonga ati ngagira usonga ati ngaramuka ndambara yo nzenga maze igihe urumva
uyu mubyeyi wacu tuvuze ngo tugiye kuganira nawe urumva ibintu byace muri iyo myaka ni byinshi yatubwira ni byinshi pe yahamye gukora kw'Imana yahamye gukora kw'Imana ni byinshi sinzi niba twanabisoza ntaho twabisoza okay tugiye tubikora gake gake n'ubundi tuzabisoza bike bizashoboka nyine uretse nyine wowe ndabyo wibuka ndi wavuye no Imana kanyereka umwana we wanye kambira n'izina rye ndamuzi ndabyibuka sindabona wambaga ati umuntu witwa nakura muzi ni umwishwa wawe ni umwishwa wawe ni umwishwa wawe ese naragaze wanye ndamuzi nezana navuze sana iryo yitwa Ngabo ni umwishwa wanjye ikanambura ngo ngubwire Ngabo ni sivyo nibikona nzamuzana gusure ni umusore ngo bari kwiga mu wa 3 secondaire nivyo nibihamya nivyo nibihamya n'umuhanga ari kuba no wambere ajya bo wambere mu kigo iyo bamubonye baramutinye ni bose niwe bari gusobanuza ni umuhanga niki gituma Imana yamwitayeho nyine kugira ngo nawe ayimenye amenye ko bamukunze ko bari kuvuga ati uriya mwana ni uzwi niyo mpamvu ari kumubwira ngo yirinde yitonde ni umuhanga yitwa Ngabo nibikona nzamuzane nta gusura ni umusore wenda njye hari ngiye nanjye nshobora kubivuga reka abantu babyumve neza nkuko twaturi kumwe ngo pe twaganira ubwa mbere wabonye ko abantu badukurikira ngo pe sibahamagara ari benshi cyane si umuntu wabonye ukuntu witaba telefone z'abantu bahamagara bari kugira ngo bumve uko umeze ukaba wanabamenyera n'abahamagara bafite ikibazo nyine uko niko harimo n'abahinduraga amajwi umuntu akaba yabamenye nyine harimo n'abahinduraga amajwi akaba ukubwira ikibazo cye no kuvuga ikintu kitari cyo kugira ngo mva kurifata barimo nabonye ngabane wiki bahinduye amajwi nabonye ngabane yakubwira ibintu ngo nejo ndahari byakubwira ubwo nabayima ngababwira ndi uzaze mu rugo cyangwa mubwira ngo ndagusengera 2 z'ijoro 2 ngabana nayikuyeho telefone kuko manakije kumenya ibyo ashaka nyine kandi adafite gahunda yo kubireka yawe namwe mufite akazi pe tuba dufite ibibazo ahubwo nta kazi karimo n'ibibazo ariko rero abaguhamagaye by'ukuri bafite ikibazo koko yego pe sinzi niba we hari abaje no kugusura baraje amaze kuza 2 3 umugore n'umugabo yaraje nihaza n'umugore ubwo ni 3 bamaze kuhagera none nkurikije n'ikiganiro tuganiriye ukurikije ukuntu abantu bagiye bakubwira ibibazo byo kuri iyi si urumva abantu uzabakira urumva batazajya batondeka hano nuko nta modoka zagira buriya njye ngo zirahaparika haragurutse ndi arakuganye nguba hari umwana kugeza mu nzu zamujye muri abayobora hari wawe mugeze mu nzu mu rugo iwawe none hari yazi ese ni kure hari twamanutse hari samu hagiye se barabuze hariya ni nko mu nzu ni nko mu nzu oya reka tureke kwizeza abantu ko umuhanda ugeze mu nzu ahubwo bazaze bazi ni nko mu nzu da wewe ukurikijeho ukuntu wahamenyereye wowe ubonaga ari nko mu nzu ariko bangiyewe rero ngewe bitewe n'ukuntu mba nagiye buriya abantu badukurikiye babyumve neza ngewe nkurikije ukuntu mba nagiye ntabwo mba nagize ese wagiye isaha ahantu twamanutse hariya Kanyego waresa kugera iwacu abonye ngo niko mu nzu nagiye nguba abantu kuri abo musozi ukavuga ngo niko mu nzu hari abantu umuntu wamenye nk'imisozi gutya nta kibazo ariko hari abantu baba bararemaye badashoboye kugenda badashoboye kuzamuka imisozi guhatana n'ikintu cyitwa ubunyere nabonye hano hantu haranyerera haba n'imvura nyinshi hanarakonje urumva abantu bakwitezeho byinshi pe bakwitezeho byinshi ntekereza ko kino kiganiro ushobora kuzakira telefone ziruta izo wakiye mbere iyo nazo zaraje pe ubonye ukuntu abantu bashaka Imana ngo pe ugereranyije mu gihe cyakera nicyo kibazo nangiye kukubaza ugereranyije mu gihe cyakera ibibazo byabaga bihari n'ubu ngubu usangaho wowe wakijijwe kera no muri iyi si urimo y'uyu munsi wakiriye n'abantu mu bibazo by'akuntu bitandukanye ugereranyije kera n'ubu ngubu aho usanga ibibazo byabaye byinshi bikaba uruhurirane ni hehe cyangwa se ni buno kuko haje ibyorezo haza n'abantu batekinike haza n'abantu bamaje babaye benshi haza mbese n'ingenza nyinshi
umuntu akaba yavuga ati dore mbonye ufite inga kandi ugira n'ihene akayiguhanurira. Hamwe uravuga ati mbonye ufite iduka kandi uri mu nzu y'ingondeshanyo. Ndi tekinike buno ibibazo mbese ni byinshi cyane. Abakozi b'Imana baje bakabigiramo tekinike. B'Imana nyine bagiye barahindagurika. Bakavuga ibinyoma. Bagana ibyo Imana tababwiye. Ako hamugani cyagiye cyane. Kwizaza ibitangaza. Cyagiye cyane mukizwa mwebwe cyagiye bigaragara ko umuntu wakizwa kiragiye. Byabaga bimeze yabaga fresh kuko wagura kuvugana n'Imana nyine nawe nambyeho umaze kabiri utajya ni birebire. Ari kuva guhanura gusa. Umaze kabiri utajya ukiraza ubusa ukiriza ubusa uri kumva uko umuntu akagura gutunguye. Kubwira ibintu rero waba utari umuntu nyine ugendera mu bindi byinshi ukawunambaho paka. Usonze ukawunambaho. Wambaye ubusa ukawunambaho. Wabura ukawuna bakunegura ukawunambaho. Bakuvuga nabo ukawunambaho nduhindagurike. Abo nibo bakirimo n'abandi bo rero. Harimo abantu bavuraga ku bandi ati runakaranuraga yarandanze na nyenyera hano mvuge ngo Imana iravuze ngo nibi kandi imuvugishije yakubwiye ati baguhaye ingando uyibonye ati ubonye inzu ndugira n'akabanza wena kuzakubaka bindi ngibyo atugiye mu ndege nigandi warigimenye kurigenderaho wenda uri n'umusaza mbese ibintu ngibyo birateye bagahanura ibintu by'ibibazo mbese biriho byinshi cyane mu bahanuzi ariko bifite kondisiyo ikomeye kuko abahanuzi babaye benshi bamwe biganaga impano abandi bagashaka gukoresha ubundi bwo guhaha nyine bwo guhaha cyane mbese ugasanga bamwe ukabona umuntu yikojeje ngira ukabona aratubanye mbese ukabona aratitiye ukabona birakomeye akavuga igifaransa rero iyo bagikorwa ngo sinambaza niho ntago kikivuga ni ngakajambo kamwe kaba kaje ariko nako kaba gafite iyo gakomotse urimize runa rusobanure ubwo rurimi abari ubwigwa n'iki uramenya kuvuze ngo hanyuma rero reka tukujya ku musozo w'ikiganiro shasho ko twaganiriye numva ibindi tuzabivuga ni ingaruka ibindi tuzabivuga ni ingaruka nyamuneka abantu bajye banyihanganira kuko uyu mubyeyi imyaka amaze akijijwe niba ari nka senkani ibintu byace muri iyo myaka senkani kandi buri mwaka Imana irakora buri icyo usanze Imana yakoze uyu munsi sikikorejo ngenda bitandukanye ariko wambaje abantu bagiye baraca imbere ngenda bona bamenye ariko harimo navuga ugereranyije ugereranyije akavuga ati wenda ngo nagiye mu kingo ngo ngajya muri Zaire ubwo navangu kumara nakumenya tukavuga wenda nk'ibihumbi 10 cyangwa bita ibihumbi 10 ibihumbi 10 birarenga kure cy'abantu baje imbere yawe bari gusenga tuvuge ngo ubu hano hepfo hari umugore wabyaye arakika hano hafi hari umukobwa wabyaye arakika nyine gukikura bizi gukika ni ingase ingande ikikaga jewe nimba imyaka yanjye niba ari ahantu navukiye nangize kugenda ngo kubyara iya nyuma ndizi kuko magwishwe ni yanyuma bakamuheka mbese bajya babaheka namuzi kana bahitana banyakora ngo guhumbya agenda nyikuramo ubu baramuza tuyo nano hepfo da ubwo ndakubatagira baranyakwenda agenda nyikuramo mu kanya ngo guhumbya ingobyi bayisubizayo yanyuma ubwo ni ukuvuga ngo uwo mugabo nawe yari yabyimbye imbere mbabwiye yavuye hari isonga tegeza hano saa 10 namuvuye iminsi 2 gusa arakira Imana ishimwe kokoro cyaramwe na mukecuru ndi gutenya kamera oya cyamwe na mukecuru uwavuga ibitangaza by'Imana bwacya bukira abari birebire bari byinshi oya nicaye kwa iriya nta kibazo aya reka tube tumuretse uriya reka tubanza tuganire na mukecuru kokoro uri umuntu mukuru nanjye ni umuntu mukuru sibyo yego njya kuza kuri uyu mukecuru ni uwa mundangiye uramubwira ati mva reka nkubwiye David uvuga ko utarabona atari ko ari umukozi w'Imana ariko hari ibyo utaruzi hari ibyo utaruzi utari umuziho nibyo byose wari ubizi twaraganiye cyane David ndi umuntu mukuru njya gufata umwanzuro nkakubwira uzi ko turi inshuti
hari abantu ntajya nkubwira se ariko njya kukubwira ntumuntu dufate urugendo tuve Musanze Murenge wa Muhoza Gataraga iki turenge Bigogwe Nyabihu tuza hano imisozi twaje tuze n'imodoka duparike tuve mu modoka tugiye ku cyapa cyarusha dufate moto tugeze ku kagari ka Yungwe tugende n'amaguru ntabwo nakwemera gufata urwo rugendo wumva aho ahantu tugira imodoka ikavuga ati imodoka akazi kayo karangiriye aha ngaha ubundi tukagendesha ugafata moto wagira aho ugeze aho moto ugaparika ati moto akazi kayo karangiriye aha ngaha ukagendesha n'amaguru mw'abantu ntabwo babyoroshye ntabwo nafata urwo rugendo rero ari umuntu tutaganiriye ngo menye ubuhamya bwe no muri karitsiye ubu muzi aba yagiye avura n'iki nanjye hari abo twahuriragayo nagiye kumusura nkabona baraje barwaye ahubwo igihe twigeze tura mubona mukinani ari gusoroma utwatsi ari gusoroma ibyatsi oya nepfo muriba ni muriba ni muriba hari ibyatsi ari gusoroma ibyo byatsi ntabwo byari biri hafi ye urabona ukava hano inzira irahawe kandi umuntu ari mu gihuru ari gusoroma ibyatsi ziriya ko atari imboga ubwo ndamutegereza ndamwihora mbona avuye bwaga ati rero uyu ni umuti ati uyu Imana yanyeretse yuko uyu uravura umuntu urwaye ibi n'ibi ati uyu gutya na gutya ndamaze se nanjye iyo miti nzajya kuyica nyine nanjye nyine nzagira amamvura gasama akantu neza nayo maje nyine mbonye gusoroma ibyo byatsi ubwo ngira ndi kubona ari ibyatsi mubaje hambwira ati iyi ni imiti hambwira ati ubwo iki Imana yanyeretse ko kiravura umuntu umeze utya iki ko kiravura umuntu urwaye gutya nanjye mbona bimwe ni ibyatsi nzi cyase nubwo ntamenye izina ariko ukabona urabizi nkabona nakimenye ubwo ndamaze se nanjye nashaka iranjye umuvuzi nanjye ibi nzabica umuntu urwaye gutyo nzamuvure ati hoya ati nge ndasenga none Imana ikambwira ati wowe uje uravurwa n'iki kimeze gutya akantu nibagiye kakamubazaho ubwo bivuze ngo dushobora kuza turi babiri yego dufite indwara imeze kimwe ariko ntituvurwe n'ibintu bimwe mumpere iyo mikrofone ko kantu kamubaze neza ako kantu urahise unyibuza ntabwo nakamubajije tubwire ubu njye nshobora kuzana wenda na kokorode dufite indwara imwe wenda twese umutwe uri kuturya sibyo cyangwa se twese turwaye igifu ni urugero ntanzi sibyo ntituvurwa n'imiti imwe cyangwa se ntuduheze imiti isa wenda naho imiti isa ahubwo Imana iravuga ati weho kongoro turamuha indusi uriya mugabo w'inyabarasanya urayizi ati kongoro turamuha indusi ni urugero ni icyatsi nacyo inturusu zo ndazizi ni izinye kongoro turamuha indusi nawe uriya mugabo uramuvuza inyabarasanya nubwo nta cyiza ariko abadukurikiye bacyumve ndaza kuyikwereka turi kugenda none kuko nabangiye gucanga indusi rero iyo mvuzaga ntabwo ari Imana ikanyereka ikibatama ngo nicyo uravuza uriya muntu ubwo naba njyamye ndabona Imana inyeretse imiti nijoro ikindi ikambwira ati hano haraza umuntu umuvuze uwo muti cyangwa umuntu uraza umusengera agende umureke harabaje kutata harabaje mbese nyine ubwo kubyumva nyine nabyumvise umwihoro umubwire ko nagwaye ndusenga umwihorere kuko hari ibintu bazanye mu cyumba cyo kugufatira cyangwa se bari kungambanira nguko Imana ikambwira ati kwa runaka bari kukugambanira ndukajya urajyayo cyangwa uragenda kare mbese ikagwa ikondisiyo igenderaho mbese Imana nigende kuyoba mu ntambwe igenda itera ya buri munsi cyangwa uko nawe nicaye gutya abantu bakanegura ikazana foromire yabo bakabanegura ndi kumva ngabana nawe nzi ko bari bamvuze sinigwe ndakoma bakangambanira ngabamenya sinigwe ndababwira bakambinga ngabamenya sinigwe ndababwira ko bapinze pesa kwa mikrofone kokorode turi kugana ku musozo ikibazo ndi bukubaza ni kimwe hari ukuntu ugenda ukumva ukuntu bari kuvugamo Imana by'umwihariko wenda abantu badukurikiye bamenyereye mu mujyi
bakumva ukuntu umuntu ari kuvuga nk'Imana, wowe by'umwihariko reka uvugira abantu badukurikiye n'abari buze kwandika muri comment baze kwandika, by'umwihariko yumvise umukecuru nk'ukuntu Imana igenda imukoresha uburyo avugamo Imana, wowe wumva umeze uti njye hari igihe numva nkumva nsiganye nk'ibiro nka 5, nkumva norohereye sinzi ibintu byagiye ngasigana nk'ibiro nka 5, nkumva sinzi ahandi hantu ndi, wowe wumva umeze uti? David binyereka ko Imana yacu ni Imana yo mu mujyi ndetse no mu cyaro. Hari abantu bumva ukumva uti nyine n'undi Imana igomba kuvugira mu muntu ufite amashuri menshi, umuntu wize lisansi, umuntu wize masters, umuntu ugize uti wambaye neza, wambara neza, ariko Imana yacu ntabwo ari kwireba, utuye ahantu heza, yigiye gutoranya ifite uko itoranya. Ntiwayibaza uti kuki watoranyije gutya, sibyo? None bikanyereka yuko ku Mana ibintu byose birashoboka, yuko ku Mana ibintu byose bishoboka pe. Kirango sibyo muvandimwe, kuko ijambo rimwe wamubwira cyangwa wamubaza tukameza mikrofone akatubwira nimero yiwe akanadusengera. Nimero ndayimuvugira. Ndabanze gusoma Kuko igihe mbonye umukecuru nk'uyu sibyo, Imana ikamuvugira makubwira ibyawe, akubwira ati soma, atazi gusoma, atarize kandi koko sibyo. Ibyo binyereka imbaraga z'Imana, kandi bikanyereka yuko Imana itarobanura ku butoni, idatoranya umuntu ishingiye ku mashuri, ishingiye ngo atuye mu mujyi, ishingiye ngo atuye ku muhanda. Iyo nyine mu bumana bwayo ifite uko ibigenza. Nimero ye ntayazi mu mutwe, ubu ngiye kuyimuvugira, yimuvugira dusengere. Yego ngiye kuyimuvugira, ngiye kuyimuvugira. Nimero ya Nyirabarihenda Venansia, umuhanuzi, umukozi w'Imana, ni 0787 44 21 30. 0787 44 21 30. Iyo nimero ye wamukenera rwose yamuhamagara mugafatanya gusenga, ariko uzahamagara ari gutata azamuvumbura agihamagara. Ni karibu dusengere Mary. Ndumva ikiganiro cyacu twaba dusubikiye aha ngaha, tukazakomeza ikindi gice nitwonga kugirirwa amahirwe Imana yatwemereye tukagaruka dusenga Imana. Imana ishobora byose, Mwami w'abami, Data twese uri mu ijuru, Imana ikomeye cyane ifite imbaraga n'ubutware ku byaremwe byose. Turacyari imbere ya kano kanya muvyeyi mwiza, turagushimiye Nyakubahwa ujye wabanye natwe uyu munsi wose, waducungiye umutekano, agaritse imvura Mana ndawe tunyagira ahantu twiwe twicaye, izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Mana y'amahoro rero, abantu batugendereye tubasaba umugisha gutagabanyije, ubahe umugisha, ukomereze mu mbaraga zawe. Afite ibyifuzo bikomeye cyane byo gukora umurimo wawe n'ibikoreshwa byose, ndetse bigomwe bagikuza n'amatike Mana. Batunguye Mana, ndanubwo twatumyeho wabakoresheje baje, ndutume banyagirwa mu mayira Mana, ushaka iteke kubagezayo. Kandi witeka Imana Nyiringabo ubambika imbaraga, kandi Mwami izuba ribarasire, umucyo wabamurikire muvyeyi, ubahe imbano zo gukunda abantu, bakomereze mu mbano z'abahaye. N'abantu bakunda kwitanga cyane Nyakubahwa, ubahe umugisha mu ngo zabo, aho bataha, aho batuye, mu bikorwa bafite, ukora igitangaza, bahindura amateka, bahindura amateka cyane, abantu bajya bahindura amagambo, kandi ubagure mu murimo barimo, kandi bakundisha abantu Mana y'amahoro. Uri Imana itabura uko ibigenza, uri Imana ifite byose, ifite byose Mana, ifite byose Mana. Ivuze ngo niyaga bari yego, ivuze ngo nihoya bayihoya, kandi ujye ubura uko ubigenza, ukoraga ibitangaza abantu bagatangara. Abantu base mu gituza cyawe Mana, ubambike imbaraga, ubakomereze mu mbaraga zawe, ubahembure ku murimo, ubagure muvyeyi, ubahe igikundiro mu bantu Mana, ubahe igikundiro, ubahe imvugo, ubahe igihagararo, ubahe indambuko Yesu. Rabbi Yesu Jeze mwana w'Imana, ranti mwinisani reve utesi ranti kotaraba ujeze Rabbi Yesu 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 mwene Dawidi Yesu Rabbi ranti Jeze Rabbi sandi Yesu. Uri Imana ikomeye, uri Imana itabura uko ibigenza, urakomeye cyane, urambiye igipfunsi cyawe, waza kwifuza ko bari mu isi. Abwira abigishwa bawe ngo nibagende
ngo ure gupfunyika imbamba ngo wajyane ibitabo gusa ngo n'imbago gusa mana iyo uzagera ngo uzabagaburira kandi ngo uzabambika kandi ngo uzabakenyeza kandi ngo uzabasiga mana Yesu Rabi Retirimanitiriva Reshia Prene Jezi Rabi Mana kora umurimo nyagasani baboneka amaraso yawe waseka amaraso yawe ubaye igitinyiro ubaye igihagararo ubaye imvugo mwami Mana ubaye indebo ubahe umukandara ubahe umutima utera imbaraga ubahe amateka adafunguye mwami Mana kandi ubagirire neza Rabi Yesu Rabi Papa bagire neza muvyeyi mwiza uhagire bagira amaraso yagabashigikire umwuka wera batayeho umwuka wera bakomeze abasiga banogereze mwami cyo bakozeho cyose cy'umuzima mwami kandi wamamare kuri bo wamamare mwami amamara mwami Rabi retiripinisaidi amamara Yesu amamara mu koga cyabo amamara muvyeyi amamara mana amamara databuja amamara Yesu amamara mana amamara mu mahanga amamara mu masinagogi amamara mu majyepfo amamara mu majyaruguru ku bantu bose amamara ku gihugu cyacu amamara ku ngabo zikirinze amamara mana ku mubyeyi gihagarariye rakire penevoresire Jezi orike piris oreke merisa reve sandi Yesu uri muzima kuhagarara igihugu cyawe uri muzima kuri kumwe n'intumwa zawe mana uri muzima kuzihagarariye Yesu uri muzima kuzirindiye mu nzira kandi kuzihaye amahoro kandi kuzihaye umugisha Rabi urakoze muvyeyi komeze kutufasha rero kandi turamuranura kazi uzuganirize mwami tweze umwuka waradusure komeze kubona nuke muri byose mu izina ryawe ugera urakoze amen.